Ndabasuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba The Sky Media. Nk'ibisanzwe tugiye kuvuga amwe mu makuru dusanga mu myidagaduro, ariko none tutagiye kure ya gahunda turimo yo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kimwe mu byo tugomba guhora tuzirikana harimo abahanzi. Usibye bakora umuziki tubona uyu munsi, tuzi neza ko umuziki wacu hari ababanje kuwurema ndetse dufata nk'intwari babaye icyitegererezo mu muziki nyarwanda. Mu myidagaduro, kimwe mu bice bitari bifite icyizere ko bizazamuka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ni igice cy'umuziki, kuko benshi mu bari abahanzi bakomeye batabashije kurokoka barabahanga ndetse bakaba ari bo fondasiyo y'umuziki mu Rwanda. Mu kiganiro nabateguriye tugiye kurebera hamwe abari abahanzi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni bamwe mu bahanzi bari bakunzwe kandi bakomeye mu muziki kugeza n'ubu, ibihangano byabo birakunzwe ndetse byubahwa bikomeye. Nanone ariko turareba no ku rundi ruhande mu buzima bwabo nyuma yo kuba abahanzi. Twihuse kaduhere ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Umwanya wa 10 duhereyo turasanga umuhanzi Sebanana Nzere. Mu mazina azwi cyane harimo Sebanana Nzereya yakanyujije kuva mu mwaka w'1970. Uyu kandi akaba yabarizwaga mu itsinda rya Orchestre Impala, akaba kandi yari umucuranzi mwiza mw'iri tsinda. Nyuma yaje gukora umuziki ku giti cye, mbere ariko yo gukora umuziki we mu itsinda rya Orchestre Impala yari umucuranzi mwiza ndetse yakoranye n'Impala indirimbo zitandukanye, ijwi rye rikumvikana kurusha yandi majwi. Indirimbo yakoranye n'Impala zakunzwe ndetse benshi mu cyumva ni nka Nkumbuye umwana twareranwe, Mutijima, Iby'isi n'amabanga n'izindi nyinshi. Nyuma yo gutandukana rero n'iri tsinda Impala, nawe yakoze indirimbo ze zakunzwe zirimo Mama Munyana, Igendere, Karimi Kashyari n'izindi nyinshi. Usibye kuririmba, Sebanana yumvikanye mu makinamico atandukanye y'itorero Indamutsa aca kuri Radio Rwanda. Ikinamico Rusisibikanya murayibuka, nimwe mu makinamico yakinnye. Uyu Sebanana yasize umugore n'abana 4, bose bakaba barabashije kurokoka, gusa nyuma y'imyaka mike umugore we yitabye Imana, abana be bose baracyariho ndetse umwe we yateye ikirenge mu cyase aba umuhanzi. Mama Munyana nananiwe kukwibagirwa, ibuka cyane ubwo nagutumagaho Munyana. Ku mwanya wa 9 turasanga Randuwari Landeresi. Yishwe akiri muto kuko Jenoside yabaye afite imyaka 28, yaratuye Gikondo, dore ko ari naho yakoreraga imyuga ye itandukanye. By'umwihariko ariko yakoreraga mu kigo gikora amaradiyo Igikondo. Uyu muhanzi yarakundwaga cyane dore ko yarafite indirimbo zakunzwe ndetse n'ubu abantu benshi baracyakunda indirimbo z'uyu muhanzi Randuwari bitewe n'ubutumwa buri mu bihangano bye. Akaba yari umuhanga benshi birahira. Karole Nshuti yanjye yakozwe n'uyu muhanzi, ikaba ari indirimbo yakunzwe ibihe byose, usibye yanakoze n'izindi zakunzwe ndetse kugeza na n'ubu harimo Indahiro y'Ubumwe, Rukundo Rudacogora n'izindi nyinshi. Sigaye ikambere kwitaba ry'amahoro, uwo tugira amani uramukiwe. Umwanya wa 8 turasanga Bizimana Loti. Arazwi cyane mu ndirimbo yakoraga asa n'ushyenga, nubwo nanone indirimbo ze zirimo ubutumwa bukomeye. Mu ndirimbo zirimo gushyenga yakoze harimo iyitwa Nta Munoza n'iyitwa Nsigaye ndi nk'umuzungu. Zarakunzwe cyane dore ko izo arizo benshi bamumenyeho. Nsigaye ndi nk'umuzungu, nsigaye nitwa Patoro. Uyu Bizimana Loti yahoze ari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'Igihugu. Impano y'uyu muhanzi twavuga ko ari inkomoko ya bamwe mu bagize umuryango, harimo umwanditsi w'ibitabo akaba n'umuhanga cyane Professeur Maronga Pacifique, akagira n'umwishywa we uzwi cyane mu itangazamakuru n'ubuhanzi Dushimimana Dashim. Azwi cyane nka Dash Dash, wakoze ku maradiyo akomeye atandukanye. Ikiganiro cye yihariyeho ni icyitwa Ijambo ryahindura ubuzima. Umwanya wa 7 turasanga Karemera Rodrigue. Urutonde rw'abahanzi bari bakomeye bishwe muri Jenoside, Karemera agarukaho nk'umwe mu bari ibihangange by'umuziki mu baririmba ku giti cyabo, dore ko ari indirimbo zitajya zisaza mu matwi y'abantu. Dore zimwe mu ndirimbo yakoze harimo indirimbo Kwibuka, hakazana Ubara Ijoro. Indirimbo Ubara Ijoro yo ikaba yihariye kuko benshi bavuga ko yaba yarasize iyi ndirimbo bitewe n'ibyo yavugaga, akomoza nko ku muntu umaze imyaka myinshi adataha, nyamara amubwira ko nta heza ruta mu Rwanda. Igikomeye mu bo yabwiraga byumvikanaga ko ari inkotanyi n'abandi bari barahunze mu icyo gihe. Ibugande niyo haba heza hateye, hose nta gihugu cyaruta u Rwanda. Ku mwanya wa 6 tugezeho turasanga umuhanzi witwa Twagirayezu Cassien.
uyu muhanzi nawe yarazwi cyane dore ko n'ubundi indirimbo ze abantu benshi bakizumva ndetse bakazishimira. Abandi bahanzi tubona ubu bakazisubiramo tubuziba, ariko muzi indirimbo yitwa Umuhoza wanjye yasuyemo na Cyusa nawe uririmba indirimbo zo mu njyana ya gakondo. Iyi rero akaba ari iya Twagirayesu Cassier. Usibye izo, uyu muhanzi yakoze indirimbo nyinshi kandi zifite ubutumwa ku bantu, nk'indirimbo yitwa Umwari Ukwiye n'izindi nyinshi zakozwe n'uyu muhanzi wakunzwe, ndetse na n'ubu ibihangano bye biracyamwibutsa abantu benshi. Nawe rero yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, akaba yari afite imyaka 38 gusa, yari atarabyara cyangwa arushinge. Insiranze imbanye myinshi uwo mutwaro cyongwe n'unyakire. Ikindi twamenya ko uyu muhanzi uyu yiganye ndetse anaba inshuti cyane n'umuhanzi Randuwari twavuze hejuru. Rugamba Sipiriyani niwe dusanze ku mwanya wa 5. Uyu nawe yishwe ku ikubitiro muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba yarishwe tariki 7 z'ukwa 4 mw'uwo mwaka. Rugamba Sipiriyani yarazwi cyane kuko yari afite itorero Amasimbi n'Amakombe ryaririmbaga indirimbo zarimo ubutumwa bwigisha kandi na n'ubu zirakigisha benshi. Usibye ariko yanakoraga indirimbo zisingiza Imana. Indirimbo ihora ari nshya murumve twana twanjye ni indirimbo bigoye ko izibagirana mu matwi y'abantu. Mu zindi yakoze harimo Igipimo cy'urukundo, Imenagitero n'izindi zitandukanye. Muri zo zose ariko indirimbo yakoze cyane ku mutima abantu ni indirimbo yakoze akayishyira hanze bucya yicwa. Iyi nta yindi niyitwa Nzataha Yerusalemu. Uyu mugabo rero ntabwo yishwe wenyine kuko yari kumwe n'abandi bari mu muryango we, abana be n'umugore ndetse n'abanyamuryango babarizwaga mu itorero Amasimbi n'Amakombe. Rugamba yarafitiye akamaro kanini igihugu kuko uretse kuririmba yari n'umusizi, kuko bimwe mu bisigo bye na n'uyu munsi birakigwa cyane cyane kubiga indimi n'ubuvanganzo mu mashuri. Twakomeje no ku mwanya wa 4, aho turasanga umuhanzikazi Minire Murebwayire. Uyu nawe yarazwi cyane nubwo wenda atarafite izina rikomeye ku giti cye, kubera ko yabarizwaga mu itsinda Orchestre Le Stade. Imwe mu ndirimbo yakoranye n'iri tsinda yakunzwe cyane icyo gihe ni indirimbo Nsira. Ni imwe kandi mu ndirimbo yasubiyemo n'abahanzi tubona uyu munsi, aho itsinda Urban Boys yakoze iyi ndirimbo maze yongera gukundwa birushijeho. Nawe ni umuhanzi muri bamwe bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Umwanya wa 3 turasanga Bizimungu Dieudonné. Uyu nawe ni umwe mu bantu bakomeye mu muziki. Imwe mu ndirimbo yamenyekanyemo ni indirimbo Ibango ry'ibanga. Girabana shyaka ry'imanzi Ubaheke muke bw'amanzi ngwino Usibye impano yari afite idashidikanwaho y'umuziki, yari n'umuhanga mu gucuranga ibyuma hafi ya byose by'umuziki. Uyu nawe rero urugendo rwe rw'ubuzima rukaba rwararangiriye mu mwaka w'1994. Umwanya wa 2 turasanga Uwimbabazi Agnes. Uyu usibye kumenyekana mu muziki yari n'umugore w'uyu mugabo witwa Bizimungu Dieudonné. Bombi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Zimwe mu ndirimbo yumvikanyemo ni iyitwa Munini Yaje. Ikindi ni uko yaririmbanaga n'umugabo we. Umwanya wa 2 turasanga Gatete Sadi. Yabarizwaga muri Orchestre Abamararungu. Yari afite izina rikomeye, azwi cyane ndetse akaba umuntu ukomeye muri rino tsinda Orchestre Abamararungu kuko yari afite umumaro ukomeye muri rino tsinda. Zimwe mu ndirimbo zamenyekanye ku itsinda Abamararungu ni indirimbo yitwa Burya Ijambo ry'Ukunda. Iyi ndirimbo ikaba yaramenyekanye kugeza na n'ubu cyane cyane ku bantu bakundana. Burya ijambo ry'ukunda bishobora gutuma biba neza, iteka ibyakubwiye usanga rigeze mu mutima. Uyu mwaka ni umwaka utazibagirana mu mateka y'u Rwanda ndetse n'isi yose. Abahanzi baburiyemo bakomeza kugenda batangazwa uko babonetse. Usibye batwavuze sibo gusa bahitanwe na Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, harimo n'aba barimo Rugirinyange Jenny, Emmanuel Sekimonyo n'abandi. Uretse bari bazwi ku giti cyabo n'abaririmbaga mu matsinda, hari n'abandi bari bazwi muri za korali nka Iyamuremye Saruve wabarizwaga muri korali Indahemuka, Rwakabayiza Berikimasi na Kayigamba Jean de Dieu baririmbaga muri korali de Kigali, ndetse kandi hakaza Kalisa Virenari waririmbaga muri korali Ijuru n'abandi. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu, wakoze kubana natwe. Twibuke twiyubaka.